Yo my people, turagarutse nanone nk'ibisanzwe. This is MSA Plus. I'm your host Abuba Mzazi. Man, uyu munsi ndi kumwe n'umutipe wakoze ibitangaza muri uyu mujyi wa Musanze. Man, uyu mukoboyi yazanye ikintu bita DJing muri Musanze. Si Musanze gusa na Rubavu. Uyu mutipe afite intararibonye muri uno mwuga w'ubu DJ ahangaha mu Rwanda, ngira ngo ari mu ba DJ baje ba mbere. Yakoze ibintu muri Harmonica, muri Africana. Yatumye umuziki we Musanze mu gihe cya 2012 na gatatu umuziki uhagarara kabisa, ugenda neza. My brother DJ Young, tumwakire muri studio za MSA Plus. DJ Young, kwakiriye cyane kabisa man. Murakoze. Ndi kwibuka nigeze kuza i Musanze. Ubumbajije ati se nihe umuntu yajya ati ewa hari umu DJ uri kubica bigacika mu ahantu bitaga muri Africana. Muri Africana kandi noneho hari hato, ariko mixage yawe kira gihe amavacho DJ yarama software mu digiramo yarahari. Wapi icyo gihe urumva kubera ko nta n'ubushobozi bwari buhari, twakoreshaga laptop gusa, twakoresha virtual DJ. This is my brother DJ Young. DJ Young, yes, tuguhaye ikaze kandi wumve ko murakoze cyane uri mu rugo, dore twari tumaze n'igihe tutabonana bya hatari. Abantu benshi bazi DJ Young, nta muntu numwe muri Musanze utazi DJ Young keretse umuntu udasohoka, nutajya hanze aramuzi. Nutajya hanze aramuzi. Izina DJ Young ni rinini cyane muri industry ya Musanze. Na amateka kabisa. Man, kiriya gihe wari ukenewe cyane, abantu baragukundaga cyane kugeza naho bamwe nyine wabaga ufite umwanya w'imbere kurusha n'uwabahanzi. Byaramateka. Wumvaga kiriya gihe byari bimeze bite wowe? Biriya bihe ntabwo ujya ubikumbura ko tena? Shanja nkumbura biriya bihe, nta n'ibihe nagize nka biriya, nagize ibihe byiza kabisa. Naje mpindura ibintu izo za 2012 13 naje mpindura ibintu kabisa. Dumwe mu ba DJ nari mutoya, nari mutoya kabisa. Nari mfite nk'imyaka nka 22 gutyo, 21. DJ Young, ira movement byagenze gute kugira ngo kano kanya ibe itagihari? Nuko aba DJ babaye benshi, nuko umwuga utakiubamo cyane, bimeze bite? Gemba mu mwuga ahubwo kubamo cyane uko standard yazamutse. Of course nyine uko ugenda ukura n'intuza n'aba DJ benshi, nawe ugira nuza urwego ugomba kugeraho. Ngiye ahantu mba ndi nyine nakora ibiraka byanjye bimeze neza nta kibazo. Ariko pole sana mu minsi ishize wabuze umuntu wari ufitiye Musanze akamaro. Twabuze umuntu watanze ibyishimo igihe kinini cyane, utarigeze ava ku bintu wabikundaga cyane. Nta n'uzapfa kubona nkawe. Imana imwakire mu bayo, dore n'ubundi aba yaraje gukora biba byarabaye akigendera. Abababaje ibyacu n'isi kabisa urabizi. DJ Young, tubwire uyu mwuga umazemo igihe kingana iki ubu DJ? Ubwo mazemo igihe kinini. Experience urayifite ihagije. Riba experience ifite, nta experience ifite ewana. Ariko buriya nk'abana bashaka kuba aba DJ wababwira iki? N'umwuga washishikariza umwana wawe kuba yajyamo, wamuhereza igiceri? Umwuga mwiza ko urabona nta kandi kazi nkora, urabizi. Nta kandi kazi nkora, umwuga w'ubu DJ n'untunze. Ariko n'ubu ngubu kuba twagufatishije ku manywa n'ibibazo ngo aba DJ birirwa baryamye, amanywa bayasimbuje ijoro. Ubu ngubu byarahindutse. Shaka kugeza abona umu DJ ukora the whole night n'ikibazo. Kuri saha imwe bikarangira. Umu DJ kuryama ukajya kuruka. Agafaranga kaba gahari.
sha amafaranga ndabona n'ubundi ubumeze neza sha ndashimira Imana kabisa ndashimira Imana pe DJ Young abandi ba DJ ko ubu ngubu aba DJ basigaye baba ba producer bagasohora n'imiziki wowe iyo ntuza uyigeze narabigerageje ariko hari igihe ureba njyewe impano yanjye ni uko DJ cyane ko zari n'inzozi zanjye yego ariko ibintu bijyanye n'umuziki wundi rwose bitari ibyo kudija ariko uzagera kuko n'ubundi imiziki ntago wadija utafite noza mu mutwe muba mufite ushobora no kujya gukora ingoma ni tempo harya bavuga tempo BPM tazi BPM tempo ni BPM production bayita tempo mwebwe mukayita BPM ariko no mu bikoresho dukoresha hari ahantu habanditse tempo ari BPM uzagere gutya nawe uduhereza ingoma ariko ndibuka wigeze kubipanga ngira ingoma izo nagiye mfashamo abahanzi ariko ntago ndagira indirimbo yanjye ku giti cyane uretse kera nyine umupeti nyine nshaka kugira ngo byo kwiyamiza ariko turize gukora ingoma mu minsi ishize nibwo nigeze nagusererezaga cyane ati ariko mani we kuba utameze nk'umu DJ aho ntiwari kuba umukinnyi wakunze umuziki gute aba DJ benshi baba bafite amadread ageriye nese dread abantu benshi abatoboya amatatuaje wese agira uko ateye n'ibyo akunda ariko niba numva nabo umuntu usanzwe hari n'umuntu unyuraho gutya ntamenye ngo ni DJ Young ngo ni wowe akamubwira yes akagira ngo urumukinnyi ntavuga ngo n'umukinnyi sinzi ubwo ko abibona ariko warikanga ngewe akenshi namvuga atari ko DJ Young muhuriye mu nzira ukamazi akora iki akubwira ko ari umu DJ kutapfa kubyemera kandi dushobora no guhura nkabihakana bitewe na nuza kwitonda isura mbese uritonze isura nta gusakuza urebye mu buzima busanzwe shankunda ubuzima buri simple kabisa sumenye ngo ndinde sinkubwire ngo ndinde wenda ukabimenya nyuma icyo nikundira DJ Young itafari ryawe kuri uyu munsi mu muziki wa none niriye itafari ryanjye kuri uyu munsi warabikoze ariko abo mwabikoranye muri kiriya gihe basa nkaho bacitse intege bagenda babivamo bamwe none kuri uyu munsi hari n'abageze kure kuri uyu munsi ndavuga we nka DJ Young contribution yawe ni iyihe ku muziki w'abahanzi b'inaha i Musanze surtout ko niho ukorera cyane niyo wagiye ahandi ese uribuka imiziki y'abanyamusanze cyangwa se mbese itafari ryawe dusobanurire niriye itafari ryanjye rero abahanzi b'i Musanze kenshi ntabwo bakunda kwegera cyane ko batanumvikana bo ubwabo ariko kugira ngo wenda uzafashe nk'umuhanzi ngo akore nk'ikintu abantu baba bakeneye urumva twebwe duhura n'ibintu byinshi ntabwo wapfa gufata indirimbo iyo ari yo yose ngo ugiye kuyikina yego mba nshaka nyine nkore uhayipinga abantu bashyire ku rwego runaka njya kuzana wa muntu uri gutangira uri kujandajanda cyangwa iki yanyicira nanjye akazi yego sibyo ahanini nyine kugira ngo uzabone indirimbo zakina muri club biragoye mu ndirimbo z'abanyamusanze nta nubwo babegera mubabwira ati mukore indirimbo ziri kuri ni BPM harya uko nagendaga ngiye nkahagarara nko ku mudije amwe wambara ukamataci nigaragaze ngo happy peti genda ni ikibazo ariko ibaze nk'umuhanzi yakoze indirimbo nk'urugero hari igihe twari dufite konseri uyu mupeti bita Yampano twari twayikoreye kwa Dani Vumbi sinzi icyo gihe wari uhari ya Clemi yego nari impari urumva yaraje ari ibintu ujya ubona nk'abahanzi kujya kumva nyine umuhanzi akubwiye nk'ikintu kumva uratunguwe umutipe yaraje abenshi baba banazi ko mufite indirimbo zabo muri za mashini ngomba kuba mfite indirimbo yawe se kubera iki kubera ko hari indirimbo nyinshi ariko yose aho nyine wegera umuntu apana urakoze uracecetse nyine bikoreye promo ugenda urebe natwe twumva uwo muziki ukuntu umeze tuwukunde tunawukundisha abandi nicyo ngicyo kuko nawe ntago wapfa gukina ikintu ntago bishoboka kuko akazi kanjye ntago ari ngo kinyuze dushobora kubona nk'indirimbo ukavuga ati yewe ni indirimbo
burya niyo nyirayahari burya ukanayikina hari iyo urebye ukuntu abantu bayakiye bituma uhita uvuga ati ni gutya iyo bayakiye nabi urabibona iyo bayakiye neza ukabibona bikagutera na courage yo gukora iki yo kongera gukora indi ngoma irenze yayindi. nta muhanzi w'Imusanze wari wazana uri kudigira urinde urangiza kudija udacuranze indirimbo ye. Birashoboka cyane kubona abenshi nta nugomba mbazi abo nzi ni bamwe bakuru Meiro Clemy abo nibo mbanzi kuko nabo turi kumwe cyane. Gusa nyine biba binagoranye ko wa mugani wawe ntago umuntu yakora ikintu kibe uvuge ngo nawe uragikina utakiyumvishemo biragoye cyane. nawe urabizi uba ugomba kumanza kumva wenda ukavuga ati okay 50-50 indirimbo simbi kandi sina nziza reka nyikine ndebe ko public irayakira. Ubundi niba ubizi abandi nk'urugero nk'ikigali Kigali abahanzi benshi bakunda kwegera aba DJ. Yego bura umu DJ ni umuntu umuntu agomba kubaka umu DJ ubu ngubu aruta umunyamakuru wo kuri radio ubu ngubu nta naho bahuriye kubera ko ahantu platform ukoreraho ufite abantu benshi kandi abantu benshi bagomba ni indirimbo ntago ari noza ntago ari ibindi bintu biba biri gukorwa. Iyo ndirimbo uri gukina uko uyikina kenshi niko public yawe igenda ikaci iyo wumva indirimbo yumva cyane ugenda urushaho no kuyikunda sibyo. Yego cyane kabisa. Gusa nyine rimwe na rimwe abahanzi baba bagomba kubyumva ntago wakenera ko ngukorera promotion utarigeze unyegera ngo tunamenyane byibura tunabe n'inshuti uvuga tumusa cyangwa warubatse. Urabizi ko indirimbo irivugira niba wubatse izina indirimbo gakubita hariya nk'uyu Mupeti Kid Soani Musanze ko nyarumva ariko akora ibihangano byiza ariko nawe aratembera kandi ukumva araguhamagara ati DJ ako karirimbo nta nubwo arampamagara sibyo ariko nk'abana bagendana we aranatuma byibuze bavuga ati mva wagiye bakanshyiramo indirimbo yanjye kandi uzi n'ukuntu afite agahiti mw'iyi minsi. Icyo kintu ugasanga n'abahanzi b'inaha ntibasohoka ese ubundi barasohoka mukababona ahantu mukorera wapi niba ari uko wenda umuntu abona akorera wenda n'ahantu harenze simbizi. Oya ni ukuvuga ngo njyewe tumaze iminsi twibaza ku kibazo cy'umuziki wa Musanze ikibazo ufite ikibazo gikomeye ariko ikibazo ahanini kiri muri bamwe bakora iyi miziki ugasanga umuntu n'umuproducer yego ntakuzi ntanatembera ntanashaka no kukumenya ntazi n'ubushobozi ufite naho n'icyo wamufasha kandi kiba gihari ugasanga umuntu n'umuhanzi ubundi dore umuhanzi umu-DJ umuproducer n'umu-radio presenter abo bantu bakagombye kuba bari in touch kabisa urumva ku buryo ndangiza kuko umunyamakuru wenda akubwiye ati Young hari umupeti gutya na gutya nkohereje akaririmbo kiwe kumve umbwire kavuye kwa producer radio presenter araguhamagara DJ noneho byakubitira ukabona na wa muhanzi ahantu uri gucurangira nawe arahari hari president ubu ahubwo udakinnye n'indirimbo ye waba ufite ikibazo. Abahanzi abahanzi bamwe na bamwe bafite ikibazo we akugeraho akumviza abandi ariko agategereza agakumva akanakubwira ati bimeze bite kutari akanavuga ati wumvishe indirimbo yanjye se ngo ni yawe wese agatungurwa cyane kubera iki aba yatembereye agakurikirana n'ibintu ntabwo gukora umuziki ujugunya kuri YouTube ntabwo bihagije haba hakeneye strategy za promotion cyane kabisa kuko abahanzi b'inaha abenshi barakwikoma ngo DJ ntago akunda indirimbo z'abahanzi b'Imusanze ntago azikina nzazikunda gute ndakuzi sinkuzi ntago mvugisha bizagenda gute kandi aragukeneye kurusha umukeneye cyane sinumva radio nzamenya ko wasohoye indirimbo ryari ariko buriya mwebwe muteguye ibitaramo mukarushywa n'abahanzi b'i Kigali kubazana muba mubona ari nk'iki wenda nk'ibyo ngibyo niba mubibona
mubona mudakeneye kwegera abahanzi ngo mubabwire ati mukore ibi n'ibi kugira ngo babishatse twabikora sibyo ikore. Burya iyo umuntu asohotse mu mujyi akajyana gufata undi muntu wo hanze nuko abona ko ikintu ari gushaka nta kintu ari bubone. Yari nakubwiye abahanzi binaha bo ubwabo ntibumvikana sibyo. Kandi burya uzarebe abantu iyo bafatanyije ikintu bakora ibintu birenze cyane. Ndagira ngo nkubaze abahanzi nka 3 binaha cyangwa 3 gusa. Ndabakubwira pe. Umbwire umuziki wabo uwumvute. Uwa mbere ndakubwira Meylo. Uwa kabiri nkubwire Clement. Ni babandi nabo. Uwa gatatu nkubwire Bex. Bex na Bex. Imiziki yabo uyumvute ndeka na Fizo Mason. Fizo Mason ari mu bahanzi bakora cyane. Bakora cyane aranakora. Noneho nawe cyane. Namwibagiwe. Uriya nawe Yohana araguhamagara bimeze biti. Yagukubise na link urumva gide ari nk'abakora ariko akavuga ati akakumenyesha ati to nakohereje. Niyo utabona n'umwanya ariko usigara wumva umutima uri kurya umucama cyane kavuga ati akoheje nuza mwahura ukagira isoni cyane sibyo. Abo bahanzi ko ari bane umuziki wabo ubona ari iki usabwa cyangwa se ubona icyambere ubona bashoboye ese ubona ari iki babura kugira ngo ibyo byose bigende neza? Bose barashoboye sibyo. Barashoboye cyane kandi baragerageza gukora sibyo. Yego. Ni za ndirimbo ushobora gukina zimwe mu ndirimbo ushobora gukina zimusanze sibyo. Ushobora gukina umuntu akaba yayumva sibyo akumva nta kibazo kandi ubona ko bafite courage sibyo. Yego. Bakora injyana nka Fizo wakora hip hop sibyo. Yego. Ariko ntabwo wabura gukina indirimbo ye kuko iri kuri rwa rwego nk'urw'i Kigali neza. Yego. Nuko wabura nyine kugira ngo hajemo ka promo hari akantu kaba kabura n'ugerageza gukora hari akantu gatoya babura gatoya utapfa kumenya. Ushobora gukina indirimbo yese ukayikira rimwe kabiri ariko nyine ntago muri in touch ku buryo wumva ko ibyo bintu wabikora nk'ibyawe wahora ubikora nk'ibyawe. Dore abantu bajya bankomba kabisa. Clement umva arihiringa cyane umva Clement agomba no kongera ni atanavuga abahibereye. Clement we Bex we aranakubwira ati ngiye naje no kugushyigikira. Ngiye ni wowe naje kugushyigikira niko avuga wubwe ahantu ugomba kuhagera. Mbere wasohoka gake ariko we ni umusaza urabizi indirimbo ze kabisa turazumva cyane. No kuvuga ngo rero ni iki kibura kugira ngo ibyo bintu ahubwo bihoreho sibyo. Ubona ari iki bakagombye guhindura kugira ngo rimwe na rimwe nuko nyine nyine hari ukuntu badukorera nk'utuntu rega ntabwo wakora indirimbo imwe ebyiri hajyamo ubunebwe nyine. Ese niba umuhaye ingoma mereza ingoma n'umereza ingoma wayibonye wumvishwe ukahita wiga ubundi bwenge bw'ibyo tugezemo nk'umuntu uba wasohotse ukahita urekura n'ikindi kigoma. Ukuvuga ngo habamo ikibazo cya intervale nini umwanya munini badakora cyangwa se niyo bigatuma nawe bagahita bakora ya ndirimbo yo gutuma umuntu agira. Ngewe ndabizi neza ko umudije ashobora kugufata akakugira umusitari cyane kabisa. Indirimbo itahitinze muri club iyo ndirimbo iba yabaye flow. Ijambo umudije bana bafite uruhare runini cyane. Usko nk'umuntu akubona akakubona ngo abameze gutya DJ aba yakubashye kubera ko aza cyangwa se ngo DJ araje kubera ko aba yaje kuruhuka. Niba nk'umuntu w'umupatro tuvuye ufite amafaranga ari kugira gutya umuhanzi umufasha none ugiye kumucurangira indirimbo ye kuri uwo mupatro uzamuha n'amafaranga uyu ni runaka ni runaka ni gutyo bigenda. Ni ukuvuga ngo nagusabye kuza hano kugira ngo dukemure zino mpaka. Abahanzi bicara bajujura ngo n'aba DJ nta kintu badufasha. Ese nzagufasha iki atakwegereye? Abashaka bakeneye ko mwebwe mubegera ahubwo kugira ngo bafashe. None se kuki ukoze ibintu byiza uduhamagara hari n'umwe udahamagara kandi dore ukora ibintu byiza ufata abantu b'imusanze sibyo b'imusanze hano iwacu kandi bose baba bashoboye. None se Abuba niba uhamagaye umuntu ukamubwira ati mfite ibi n'ibi ndi gukora
waza ukabira bamubwira ati courage ese ntabwo usigaye wishimye undi we ari aho ngaho murahura nta kintu akubwira nta kintu akakublamingira kubuta ese uramblaminga ngo bigende bite kera ari gihe twakoraga tour hano muri ubare bw'i Musanze njyewe Kamoso na Jami uri assistant Jami bona yego twakoraga tour turi gufata indirimbo habaga harimo Meiro Kamoso ariko ako kantu kigeze kubaho nanjye ndakibuka ndakubwiza ukuri ariko twarabikoze ariko tutaducikire icyo giti cyazanywe na Jami mujye mu kabari ati mukiniza indirimbo mukavamo mukajya mu niyo byaba iby'ubuntu ariko nanjye ko cyari igitekerezo urumva twese bahise bahamagara tukora akanama twumva byose nibyo nkahagarika akazi kanjye nkabaherekeza ari njye ugomba no guplayinga indirimbo ukajya wongera mu kabari ugahita ubwira DJ ati vaho umanze nkine zino ndirimbo tugaperforminga indirimbo z'abantu bangaha byari ibintu byiza. Ikibazo abahanzi bagomba kucyumva, ikibazo kiri mu bahanzi bahindure strategy z'uburyo badiringamo bakoramo ibintu byabo, kubera ko otherwise uzajya usanga rega n'ikinyabupfura bagira discipline nkeya cyane. Discipline hari nk'amuhanzi wo nkaho tudashobora no kumvikana nawe kubera iki the way communication ye uburyo nyine naba bafite ubwana bwinshi cyane. Abahanzi bamwe na bamwe murabe mwumva icyo DJ Young basaba. DJ Young ni umuntu ufite experience muri uyu muziki, ni umu DJ waforumye abandi ba DJ benshi muri uyu muziki. Ndabizi kubera ko iyo ntuza iyo urangute story za kera naje Musanze twibasiye umukoboyi ibintu dukora azajya byumva gute. Ndabizi nawe i Rubavu arahagera cyane, ni naho mu rugo ariko kubera uburyo twari tuzi akamaro k'umudiji tukumva kuko approachinga ni ibintu nyine tugashaka ahantu tuzahurira, ubundi nabo bagiye babyumva. Urumva burya turese no kuvuga ngo ati ngo ni umudije cyangwa iki, burya umuntu wamwubashye ukakora iki ahubwo wasigara uri kwinenga. Umuntu yakuvugishije nk'ubu uzabye nka service nk'uko iyo duhamagaye uhamagara neza, yewe uravuga ati abasa sirasa mubwira ati umva ndaje so wamamagaye umunsi ndaje nuko nyine umuntu aba yakwegera byo iyo ukoze ibintu byawe ndaza niyo nageramo hariya ariko wambonye nkahita nkora iki ibyo byonyine biba bihagije kabisa. ako se umuntu ari kugenda avuga ati ngo baruna none se umudije koko ubu murenganyiriza iki? Oya, icyo kintu nanjye ndacyumvise kuko akenshi nakundaga kuvuga ati se ibintu buriya n'umunyamakuru umwegeye n'abanyamakuru bahora bablaminga bamwe na bamwe bashobora kubabwira ati abo bahanzi ntitubabona, nabo ubwabo nta makuru bagira, nta makuru batanga. Ukibaza ese ubu buhanzi babujyamo kubera kumva ko ari akazi cyangwa babikunda? Aricyo cyakira kubwiraga cy'ubwana wowe uri kureba uri kujya mu kintu kizaguhereza amafaranga, kuki utagifata nk'akazi? Umenye n'abazakugeza kuri iki ngiki na kiriya. None se uricara uri gukora ubunebwe bwinshi utari guharanira cya kintu ngo kikubize ibyuya. Njyewe nakoraga kera no stop, sibyo? Nafataga flash nkazenguruka amastudio yose njyewe nijyaniraga non stop yanjye, apana byo vuga ngo uhita ushyira kuri YouTube kubera ko uzikirimo izina ryawe kugira bumve rya zina rigume mu matwi. Aha rwose wacaga hano hawo du studio bumvaga no stop zanjye gusa. Urumva nyine ni strategy abahanzi bakeneye kugira ngo uwo mujyo bawumve kandi bawukoreremo, kubera ko my brother ndakubwiza ukuri yuko dukeneye ko ibintu bya hano bihinduka dijyana cyane. Dukeneye ko ibintu bihinduka, ahubwo cyakubwira nk'imbaraga dufite ni nyinshi. Wese ubwo hari ahantu utakomanga koko, iki ni ikibazo. Ubu twabuze uburyo twazakora na konseri byibuze tuyitegure nk'uko tubona zino konseri abantu baturuka i Kigali baza bakadukora byaratunaniye.
ahubwo kwa kundi guhuza imbaraga zacu ngo twicara ahantu hamwe dufate abahanzi bacu dutegura igitaramo tunishyuze mbese babone n'ayo ngayo angahe byaraturaniye cyane kandi hakagombye kuba habaho igitaramo byibura buri mezi nk'atatu hakabaho igitaramo kinini kabisa cy'abahanzi kandi binaha nta n'undi bakeneye. Abu ndakubwiza ukuri byashoboka kandi cyane kabisa cyane kandi ni ibintu byoroshye. Ndahari sibyo? Nanjye ndahari, urahari, barafati ba manager barahari, nta muntu umwe udahari. Aba artiste nabo barahari. Uzarebe nibyo twitegurira byacu uzabirebe sibyo? Ku giti cyawe bigenda neza cyane, ariko se twakoresha imbaraga zikomeye ahubwo duhuza za mbaraga z'abantu bake. Uzabirebe uwo urugero rufite sibyo? Iyo twateguye ibintu byacu ariko nufata ibintu ubuzanemo nk'abantu mutaraganira barabyishe. Buriya noneho n'ikindi kibazo, uteguye ibitaramo kangahe? N'iryari wari wategura igitaramo ngo ubonemo abahanzi 5 baje ngo bishyure ku muryango? ahubwo kucyura n'imivumo y'abahubwo hariya. Umuntu utegura igitaramo umuntu akaza ku muryango ati bimeze bite se? Kibaza wowe nugitegura bizagenda gute? Ko wowe uteguye ibitaramo kenshi, niyo mpamvu nkubajije gutye kubera ko ngewe ibyo ngibyo byageze aho ndabakatira ati reba ayo matara, reba ibiki, reba ibintu byose umuntu aba yakoresheje byose. Iryo ni ifaranga wafashe n'icyo gihumbi ukavuga ati reba nk'ubu bigende gutya. Uretse ni reba nk'ubu ngubu ahantu uri kudigiriza ukabona abahanzi b'Abanyamusanze nka 20 imbere yawe, uhita uvuga ati ahubwo mfite ikibazo kuba ntari gusapotinga bano bantu nanjye bari kunsapotinga. Gikomeye cyane. Umuboss ahita avuga ati ari byo nayo nakubwiraga, byo byonyine turekerera aho 20 byo byonyine mbonye Miru cyangwa se Bex sibyo cyangwa Cream ewana banumva ari sawa. Uhita wumva nyine, uhita wumva ubaye proud. None ibaze ko rimwe na rimwe baba bumva badashaka no kumva indirimbo zabo, ariko yatashya kumvishe biba ari fresh cyane, byatari bimutera imbaraga cyane, kuko nayo ari kumvira mwira sound ibyo byonyine. Kubera ko player isohora umuziki ukawumva ukavuga ati agahita yumva nawe kuba ari umuhanzi bizamuye pride, ko umuhanzi agirwa na pride cyane. DJ ndabigusaba turi gusoza, mbere ko dusoza ahangaha dufite session ivuga ati wowe ubyumva ute? Turakubaza ikibazo udusubize yego cyangwa hoya, usubize mu ijambo nta bundi busobanuro. Nimba ari izina rivuge, ntuvuge impamvu, wowe nyine ni kubyumva. Uko mbyumva ngiye. Uko byumva. Ndi tayari. Mu muziki w'Imusanze, muri bano bahanzi b'Imusanze, waguhereza ikaramu ati andika izina ry'umuhanzi muri uyu muziki ukora indirimbo mbi. Ukora indirimbo mbi ukora indirimbo mbese ukora indirimbo pe wumva ukavuga ati uyu nguyu ubuhanzi nashaka azabuvemo. Ikibazo rero umbajije nakugiye kumbaza kiragoye kandi kiranakomeye cyane. Uzi impamvu tugiskipinga? Oya ntabwo tugiskipinga. Abo bahanzi wenda baba bakora nk'izo ndirimbo mbi, nta nubwo mbazi, nta guhura nabo, burira na he nabo. Okay, ikibazo cya kabiri, DJ waguhereza amafaranga. Yes. Uramutse ufite amafaranga bakakubwira ati hitamo umuhanzi, ubona uzagaruza ayo mafaranga ugiye kumushoramo, wayashora muri nde? Yashora muri nde? Muri Bex. Muri Bex. Mu bahanzi b'Imusanze, Bex arabeyumva niwe DJ angana afata agafaranga muvande. Namushoramo kuko agira courage zo gukora. Urampeti nta nige ngenda namubona abari muri studio igihe cyose. Ndashaka ko si producer ni umuproducer. Ko ndumva nabonaga ari muri studio akajya akora nawe kuri keyboard. Ikibazo cya kabiri,
Dijang cya gatatu mu bahanzi b'i Musanze ninde wambara neza abo ubasha guhura nabo abo mbasha nese urumva ari ndi ni Clem umwana arambara kabisa umwana kabisa aniyitaho cyane umva njya mwita umusayirwa kubera ko arambara ari guhumura noneho umwana uyu muziki nawe yarawurwaniye cyane yanze kuwurwanira ariko ni byiza burya inzozi zawe se kubera iki ugomba kutaziharanira ejo bundi naganiriye na uzanabirebe uzamurebe nyine niwe muhanzi niwe muhanzi arakora umuziki agakora n'akazi ke ku ruhande ko mu buzima busanzwe umwana akora ubona hari icyo abaye akora ubunyobwa agakora sausage agakora urumva urwego yatangiye mu nkoko ubu ngubu ni company ni umwana limited kabisa urumva harimo ibintu byinshi cyane yaburiye hamwe yabonera ahandi kandi amafaranga yakura muri business akayashyira mu muziki ese urumva dukeneye abandi bakobwa rero bameze nka Clem muri uyu muziki ikibazo mba mbona abakobwa bitinya si hari abakobwa rigeze kubona icyo gihe niba arya mutipe yitwa The Lion ni Parfait niko yitwa muri The Lion Music hari igihe yari yazanye abakobwa ariko nawe tuzamubaza icyajyanye bari abakobwa ariko nabonaga boheza amalink ndavuga ariko wow Musanze nisangira ngo tuzamuzana tumubaze impamvu abo bakobwa batakiboneka tunamubaze n'impamvu nabo tubazane tubabaze se byagenze bite ibibazo by'abakobwa muri showbiz bihora ari byinshi. Dijang, ikibazo cya nyuma nashakaga kukubaza kiragira kiti mu bahanzi b'i Musanze baririmba uretse Clem w'umukobwa tutajya guhanganisha n'abahungu ko we ari wenyine mu kibuga nawe yahangana ariko nta kibazo nuhe muhanzi ukora indirimbo ukavuga ati indirimbo ninyishyira muri club abantu nta kibazo birantera utarajya kure utavuze ngo ni umukobwa cyangwa iki umuhungu Clem uzi impamvu Clem ajya akora ibintu se ukahita ubyakira vuba indirimbo ze ntabwo wabura ahantu zicomeka kuko ari nk'umushaka nk'indirimbo ikakugo kandi yagiye gukora indirimbo mba ndi muri studio uvuze impamvu kandi ukuvuza impamvu reka natwe tukubaze tukuremo ikindi kibazo muri iyo mpamvu nihe ndirimbo ikugora ni indirimbo zande zikugora gukina muri club hari indirimbo nyinshi tubwire iz'umuhanzi umwe byibona umuhanzi umwe akenshi nk'indirimbo ya Mason indirimbo ya Fizo kugira ngo uzabone aho yicomeka yo kuzayikina kubera ko style akubita biba bigoye cyane biragoye mbese ni kwa kundi ushobora kuvuga ati reka niziri ku mukanda mite nsubira inyuma tugenda we akorera nko muri BPM ya 70 mu gihe muri club muri club tuba twasaze muri mu ijana na 10 na gutyo kahita wibaza uburyo urumva ibyo bice byose 72 uri wagurutse wowe kandi ushaka gufata mu majana na 20 na gutyo kandi umuturage uri kubyina wazamutse kumanura hasi ni nko kuvuga ati jya kuruhuka uragaruka wongera ubyina DJ mu by'ukuri turagushimiye twishimiye umwanya waduhaye cyane kandi noneho nanjye numvise ibintu ntibwiraga hari ibyo nibwiraga ku giti cyanjye ariko nanjye nsanze ko ibyo bintu bitari ngombwa ko mbyibwira ahubwo ikibazo aho kiri twakibonye abahanzi nta muhanzi n'umwe ukora ibintu ategereye abantu bamufasha kugira ngo badelivaringe bya bintu ku bantu bahanzi ba Musanze bahanzi inshuti zacu mugerageze muhindure strategies mukoreramo promotion kubera ko DJ nimba ari muri club irimo abantu 300
cyangwa 200 abo bantu ni byiza ko nawe basohoka bakumvise n'indirimbo yawe bayikunze. DJ turagushimiye, ngira ngo mbere ko nkurekura ndagira ngo ugire nk'amagambo abiri ubwira abantu, ubwira abaturage, ubwire n'abahanzi muri rusange. Ndahera ku bahanzi. Abahanzi rwose pe ntago ari ukubaca intege cyangwa iki byo bumvishe. Abahanzi nyine icyo nababwira, courage sibyo, barebe uburyo bajya begera batwebwe tubafashe, kandi tayari nge iyo nkunga ndayibemereye. Ikindi nabwira abaturage muri rusange, ndabakunda, ndacyahari, ndacyabahereza ibintu byiza nkuko bisanzwe. Akugira dukubite nk'akanuza nk'akayipi wana k'indirimbo nk'eshatu cyangwa eshatu. Okay, rabi nakubwiye jewe impano yanjye ntago ari umuziki, ariko hari igihe mba numva nabikora, ariko ujye abo bahanzi ujye ubegera uvuga ati wowe ngwino nawe ngwino muze mujye muri studio muririmbire kuri iyi ntuza, kuko niyo ikora muri studio kugira nabo ibyo biroroshye. Dutegereze ryari DJ? Ubwo ngiye kubivugira kuri mikoro nyine. Reka nko amatariki mumfashe muyandike mu kwa kabiri nko mu mpera z'ukwezi. Mu mpera z'ukwezi nzongera ngo utumire, kandi turayipanga, kandi nawe uzaba uhari, uzabigiramo uruhare. Icyo kintu nanjye ndacyemeye, kubera ko dukeneye guhindura game nka All Star yangaye Musanze kabisa, kandi izaba imeze neza. Ubundi bumve ritme bagomba gukoreraho ibintu, kubera ko niwo muziki uhari mani. Ntabwo ari ngombwa ritme, kuko nabo bajya bumva indirimbo z'abantu batandukanye. Ntago bazumva my brother, ntago bazumva, ntago nemeza ko abenshi bazumva. Natwe baza ko dutembera, ushobora kujya nk'i Kigali cyangwa Kampala nkumva mugenzi wanjye DJ kuntu ari kubikora. Ni ukubera iki? Ugenda nyine ukiga ubwenge. Ntago ntekereza ko babyumva, kubera ko niba ubu uri DJ utari wabasha gutora indirimbo z'abahanzi 10 ba Musanze, ni ukuvuga ngo indirimbo itahita uhorana abantu 4 imyaka 5 igashira, urumva kiba ari ikibazo. Cyangwa hari n'abazifite batinye kukwegera, cyangwa se bumva badafite impamvu yo kukwegera. Ibaze kuntu ndi umuntu woroheje byatari my brother, reba kuntu birita bigaragara man, bita bigaragara. So DJ ndagushimiye nukuri, kandi Imana iguha umugisha kuba witabiriye ubutumire bwacu. Twaguhamagaye tugutunguye, urabizi, kandi uraboneka man, ariko urabizi ko ibintu byawe urabizi. Umva ahantu wagiye gukorera tugomba kwikubita agashyi, tukajya tuhahurira turi nka bangahe, kandi ugize cyese uri kubwira abandi. Oya n'abandi ndi kubabwira, kuko ngiye kuzajya njya guhaguruka mpite mpamagara nk'abatipe nka bangahe 4 tugenda tujye kumva nimba hari n'ibyo dukeneye guhindura. Ese ni gute umuntu kibazo club ntibazijyamo my brother. So ndagushimiye DJ. Yes, naho kwezi gutaha turi gucelebrate iyo ndirimbo. Ni ngombwa kabisa. Asante sana, murakoze cyane.